Mwaramutse bene data, mwiriwe, umugoroba mwiza bitewe n'igihe utwumvira. Dushimiye Imana ko iduhaye umunsi w'umugisha, tukaba twongeye kubonana ngo tuvuge izina ryayo, ijambo ryayo. Turi mu cyumweru tuganira ku nsanganyamatsiko yitwa guhekwa n'Imana. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rikomeye rivuga ngo burya no mu gihe cy'ibibazo Imana iba ikiguhetse nubwo wowe hari ubwo utabibona. Ndafashijwe n'iyo twasenga. No mu gihe cy'ibibazo Imana iba ikiguhetse nubwo wowe utabibona, ukajya wumva ntayihari. Nk'uko Yobu yavugaga ngo mu kaboko k'iburyo ko gukiranuka kwayo n'ibumoso mu mirimo yayo, ngo ntayibona, ngo hejuru ntayibona, hasi ntayibona. Yabiterwaga n'uburwayi afite, akabiterwa n'ubukene afite, kugeragezwa, inshuti zimushizeho, ariko Imana yari ikimuhetse nawe ku mugongo wayo nubwo yari yemeye ko ageragezwa. Muri iki gitondo birashoboka ko hari ibintu wasengeye ubona ntubibonye, ugira ngo Imana yaragutaye. Nje kukubwira ko Imana itagutaye, ahubwo uracyari ku mugongo wayo. Hari amasezerano wahawe none nturi kuyabona, ku buryo uri kwibeshya ko atazanasohora. Oya, ntabwo ariko biri. Imana iracyaguhetse, kandi ab'Imana ihetse bazarinda basaza batagendeye ku kabando. Igihe kiragera rero ikakuvana aho yari igushyize ngo wige ishuri, igihe kiragera ikakuvana mu bigeragezo wari urimo, igasohoza icyo wavuganye nawe. Birashoboka rero ko wari wararambiwe, waracogoye. Nje kukubwira ko umugongo w'Imana ukiguhetse, kuko ntabwo Imana igitinza isezerano nk'uko bamwe babyibwira. Tugiye kuganira rero kuri iyi nsanganyamatsiko ivuga ngo ese wari uzi ko no mu gihe cy'ibibazo Imana iba ikiguhetse nubwo we hari ubwo uba utabibona? Umujura akaza akakwiba ukumva isi kurangiriyeho, ukamara iminsi nta myambaro uri kubona ukumva isi kurangiriyeho, ku ishuri bikanga, ugasaba buruse bikanga, ukaba watsindwa, hakaba igihe wumva urwaye. Hari n'abajya babyibaza bakavuga ngo ariko Imana irihe? Ukabura umukiriya se, umwana agatsindwa, ukumva ibintu nturi gusobanukirwa ibyo ari byo. Hariho ambasada yaririmbye indirimbo ibaza ngo ese ubwo Imana iba iri hehe? Ntabwo nje kukuganiriza ku ishuri ry'Imana, ntabwo nje kukuganiriza ku bigeragezo by'Imana, ahubwo nje kukubwira ngo mu gihe uzajya ureba Imana ukabona utari kuyibona, iba ihari, iracyahari, iracyaguhetse. Umuntu Imana yashyize ku mugongo akurira agapanda umugongo w'Imana, Imana ihora imuhetse. Ni karibu twihuta. Umutsima wa buri munsi ni ikiganiro kiba ari kigufi. Reka tuganire mu itangiriro ku ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro ibice 44, duhere ku murongo wa 14 twumve icyo Imana ivugana natwe. Itangiriro 41:14. Maze Farawo ahamagaza Yozefu, bamuhubuza mu nzu y'imbohe, ariyogoshesha, yambara indi myenda, yinjira aho Farawo ari. 15. Farawo abwira Yozefu ati narose none ntawe ushobora kuzinsobanurira. Numvise bavuga yuko ubasha gusobanura inzozi bakurotoreye. Imana ishimwe. 37. Iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Hariho akabazo. 39. Farawo abwira Yozefu ati kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye akira neza ijambo ry'Imana. Aha tuganiriye amagambo meza avuga ukuntu Yozefu yagize inzozi. Hari inzozi nawe warose, hari imishinga wakoze, ibintu birapfa uriheba kubera ukuntu uri ku nkoni, ukabona warakubiswe, niko abantu bavuga muri terime z'iki gihe, ugira ngo Imana ntihari. Wowe jya ku mugongo w'Imana. Yozefu yagiye ku mugongo w'Imana kuva akiri muto, Imana ikajya imuha ibimenyetso. Iyo uri ku mugongo w'Imana iguha ibimenyetso.
ukunda gukiranuka, ukunda kwizera, ukunda gusoma ijambo ry'Imana, ugakunda gusenga, ugakunda ibihe by'abizera, ku buryo abantu badakiranuka batabana n'Imana bagira ngo warasaze, bakagira ngo nta bwenge ufite. Ibimenyetso bya kabiri nyuma y'icyo ni ukugira iyerekwa, ukagira ibitekerezo bireba kure, ukajya wumva uzaba umuntu ukomeye, ukanabigendera rimwe na rimwe, ariko ukabona uribeshya kubera ukuntu wambaye n'ukuntu usa, ukabireka. Waryama ukabirota, ukarota wakize, ukarota watunze ibintu ibi n'ibi, ukarota wayoboye n'uko Yozefu yari ameze, ukarota Imana. Ni kumwe umuntu ajya kuryama ukamubwira ngo urota Imana. Icyo nicyo bita kurota Imana. Imana ni umutware, ni umwami, ihora igabira. Iyo yakwishimiye iragabira, itanga amazu, itanga amamodoka, itanga ibyo kurya, ariko njye nyikundira cyane ko itanga ubugingo, igatanga umwuka wera, igatanga ubwenge. Umuntu ugendana n'Imana abasobanutse. Yozefu yabaye ku mugongo w'Imana rero, agira inzozi nziza, zirotorera bene se na nyina, imiba yabo yaguye, uwe ugasigara uhagaze. Abantu ntibabimukundira, barabimwangira. Igihe rero kiza kugera, bakuru be ubwo yari abashyiriye ibyo kurya, bamuta mu rwobo, agera ubwo agurishwa, agera kwa Potifari. Turihuta, ibyo kugurishwa bye nabyo tuzabiganiraho n'icyigisho kirekire. Abagibiyoni n'Abayishimayeli, ariko Potifari amugejeje mu rugo, ikigeragezo kiraza. Hari ibintu biranga umuntu ugendana n'Imana uri ku mugongo w'Imana, ni ibisubizo, ibibazo, ibigeragezo n'amashuri. Ibyo nabyo tuzabiganiraho, ariko kuri Yozefu igisubizo ni uko nibura nubwo yari agurishijwe, ariko yari abonye urugo rwiza rwo kubamo, shebuja akamukunda. Ikigeragezo ni ikihe rero? Ni umugore wa shebuja umurarikiye ngo basambane. Nzagenda mbigusobanura mu byigisho bikurikiraho. Ishuri ni irihe rero? Ni ugushyirwa muri gereza, ugashyirwaho dosiye itari iy'ukuri, ubeshyerwa, ukajya muri gereza kwiga gucishwa bugufi. Hanyuma rero igitangaza ni ikihe? Ni ugukurwa muri gereza igitaraganya. Wa muntu wari uri muri gereza afunze, yavutse ari ku mugongo w'Imana. Nkurikire neza mwene data, umugongo w'Imana awuriho, arota inzozi, awuriho, agira iyerekwa, awuriho. Bene se baramwanze, bamutaye mu rwobo, bamwambuye imyenda, ikanzu ye bayisize amaraso y'inyamaswa, akuwemo, aragurishijwe. Potifari aramuguze, ari ku mugongo w'Imana. Nubwo hari aho ugera n'inzozi warose ukazibagirwa, n'iyerekwa wagize ukabyibagirwa, n'ibyo wahanuriwe ukabyibagirwa, ukajya Imana neza ukayibura, ukamera nka Yobu. Imana iba igihari, kandi iyo udakiraniwe iba ikigufite ku mugongo wayo. Aho atekereje ngo agize n'umugisha, agiye kujya yiyogereza ibyombo, agiye muri gereza, ashyizweho dosiye. Bimwe babwira umuntu ngo ni ukuboreramo. Ndagira ngo nkubwire ko umuntu uri ku mugongo w'Imana mu ntambara abaho, muri gereza abaho, mu ndwara abaho. Gira kwizera aho uryamye kwa muganga ko wakira kubaho. Hari imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana zikugezeho zivuga ngo kuba ku mugongo w'Imana egare cyangwa se bingana no kubaho. Nubwo hari ibyashaka kukwica, urongera ukabaho, ugashibuka. Imana ishimwe, umuntu uri ku mugongo w'Imana arangwa no gushibuka muri situations zose anyuramo, agashibuka. Yozefu bamuhubuza mu nzu y'imbohe igitaraganya, kubera ko umuntu uri ku mugongo w'Imana agira umwuka wera, kandi umwuka wera ni imari ab'isi bakeneye kuko ntibamufite. Aza gusobanurira umwami inzozi, amubwira uburyo bazahunika imyaka, igihugu kikagira amahoro. Birangira wa muntu wari warakubiswe, warahondaguwe nk'uko bavuga mu by'iki gihe, yaribuze, abona ubuzima bwaranze, ahindutse uwa kabiri ku mwami mu gihugu, aba umutware ukomeye, atunga kashe, atunga ubukungu bwose bw'igihugu, aba umuhanga, aba umuntu wo kuramywa. Muka Potifari na Potifari nabo bakajya bamuramya, baca bugufi. Na bene se bamutaye mu rwobo bakarinda agurishwa, nabo baraza bamucira bugufi, ahinduka umuntu ukomeye. Tugiye gusenga. Isomo ririmo ni irihe? Kuba ku mugongo w'Imana nturekure, kutarekura umugongo w'Imana iguhetse, bituma ikurengera, bigatuma igihe cyo kuba wowe utayibonaga iyo kirangiye ikwereka ko igihari. Nkwifurije kuba ku mugongo w'Imana,
uyu munsi ube ku mugongo w'Imana, iki cyumweru ube ku mugongo w'Imana, uku kwezi ube ku mugongo w'Imana, uyu mwaka ube ku mugongo w'Imana. Nubwo wari umaze iminsi ureba Imana ukagira ngo ntayihari, iracyahari. Bimwe yavuganye nawe ije kubikora, guma ku mugongo w'Imana. Ikimenyetso ikumenyeraho gituma igutabara ni uko isanga ukiri ku mugongo wayo. Wijya mu byaha, wijya mu ntege nke, wivuga ngo Imana ntishoboye, Imana irashoboye, wivuga ngo Imana warayibuze nubwo utayireba irahari. Guma ku mugongo w'Imana. Ibimenyetso biranga umuntu uri ku mugongo w'Imana ni uko aryama akarota, akagira iyerekwa, agahanurirwa ibintu yareba akabona nta nzira bitanashoboka, akavuga ngo uwo si njye muri kuvuga. Umuntu uba ku mugongo w'Imana nubwo yamara iminsi nta kintu abona cyo kurya, cyo kwambara, umushahara ari muto, imibereho ari umuntu usuzuguritse, igihe kiragera Imana igahaguruka ikakunamura. Iyo amashuri arangiye n'ibigeragezo, ikarema igitangaza cyumutse gicecekesha abantu nk'uko yabikoze kuri Yozefu. Ugize icyifuzo cy'uko Imana igusubiza ku mugongo wayo, waba utawubagaho ukaba ushatse kuwujyaho. Ugize icyifuzo cyo gukomerera ku mugongo w'Imana wagiyeho, ukajya ureba isi nk'idahari, ntuterwe ubwoba. Pawulo yaravuze ngo nabereye isi nk'ubambye, ngo nayo imbera nk'ibambwe. Ukajya wumva utubazo ntacyo tuvuze ukadusuzugura kuko uri ku mugongo w'Imana. Guhaye karibu mu isengesho. Uwiteka Imana ihoraho iri mu ijuru ryera kandi igatura muri twe nk'abakwizera. Mwene data yumvise ijambo ryo kuba ku mugongo wawe, yumva arafashijwe, ashatse kwihana no gutungana. Mweze umwambika imbaraga. Ashatse kuguma ku mugongo wawe, ashatse gukomerera ku mugongo wawe, ashatse kwihanganira inzira mbi ari gucamo, ibibazo n'ibigeragezo. Yizeye ko ku iherezo azabona ukuboko kwawe. Mwambika imbaraga, mwihishurire. Nongeye gusenga abantu bamaze igihe mbasengera, bamaze igihe mu bigeragezo kugira ngo batabare. Ukize abantu uburwayi, ukize abantu ibibazo bitandukanye. Wibuke imanza abantu bafite, wibuke amasezerano wagiranye n'abantu bawe. Ugira icyo ukora ku bantu bawe bakurikirira ijambo ry'Imana bagasengana natwe. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza, icyumweru cyiza, ukwezi kwiza. Shalom, shalom. See